Yes, nongeye kubahereza ikaze kuri Fofo TV show. Abantu mukunda kuyikurikirana umunsi ku wundi, ngira ngo mubona ko bagenda babagezaho ibintu bishya. Florence dore ngo kuri kamera, twongeye kumuhereza ikaze, nawe araje ngo atwereke abadamu, araje ngo abereke ukuntu ibitenge biba bimeze, ibitenge ukuntu bihendutse. Abenshi bajya kwigura bakabahenda, ariko muri make ubundi ibitenge biba bihendutse nubwo hari ababishaka bakabibura. Florence, tuguhaye ikaze kuri kamera za Fofo TV show. Urakoze cyane Jire, umpa ikaze. Ibyo bitenge, icyo gitenge ufite gihereho usobanurira abantu ubwoko bwacyo, uburyo gikomera ndetse n'amafaranga kigura, kugira ngo abadamu bakunda kujya kugura ibitenge bakabahenda, uhera uyu munsi bakibona iki kiganiro batazongera guhendwa. Ego, urakoze. Ndabasuje abantu mukurikiranye Fofo TV show, abakunzi b'ubwiza aduhari ku bwanyu. Aha ngaha twafite ibitenge bitandukanye, ngiye kugenda mbereka ibitenge, mbabwire ubwoko bw'ibyo bitenge. Ibyo dufite hano byose ndabibereka, n'ibyo tutari bube dufite ndagenda mbabwira amazina yayo, mbabwira n'ahantu mwakerekeza abahaturiye mukabigura ku giciro cyiza kirogeye. Reka dutangire. Hano dufite ibitenge bigera kuri 5. Ndakeka umuntu wese utangiye ino video byaba byiza ayisoje, kugira ngo aze gusobanukirwa amoko y'ibitenge dufite hano, ndetse n'amafaranga, igiciro nyine ukuntu bigura ku isoko. Dutangire rero kuri kino gitenge mfite aha ngaha. Iki gitenge uri kukibona ko ari igitenge cyiza. Ntuzajya ujya kugurira igitenge cyo gukenyera atari cyo kudodamo ikanzu, ushaka igitenge gifite amabara manini, nicyo gitenge kiberewe no gukenyera. Iki gitenge cyitwa koto. Iki gitenge cyitwa koto. Ku bantu batazi, badasobanukiwe ibitenge, ndababwira ibitenge mbabwire no ku marondoni. Koto nuzayikoraho uzumva itandukanye na rondoni, ifite kuntu ikomeye, ihanda no kuyivuguta kwayo, umva kuntu ivuga itandukanye na rondoni. Koto igura ibijya kumera nk'ikoboyi. Fajire hatiyobye. Koto irakomeye, irakomeye, kandi iyo ikenyeye ni igitenge kiba kiguye, ntabwo ari igitenge gihagaze. Hari ibitenge umuntu akenyera kumva kirakankaranye kirahagaze. Koto ni igitenge cyiza, kigura 15,000. Ntugende ngo bagire gute baguhende, hariya mu mujyi rwose ni 15,000. Akirana nawe tubwire kuri iki ngiki. N'iki gitenge nzanye nabizanye ari 2 kugira ngo mbibereke. Ni ubwoko bumwe. N'iyi ngiyi ni koto. Reba, izi koto ziratandukanye no ku isura nuzireba ziratandukanye, ariko nuzikoraho gutya urumva ko ari ubwoko bumwe. Iki ni igitenge cya kabiri, ni kimwe n'ibi ngibi, ni 15. Ntuzagende ngo baguhende. Mpereza icyo kindi Jire. Hanyuma no, icyo kindi ego nagiye mbibazanira ari mu mabara atandukanye kugira ngo mubirebe. Iki gitenge kindi cyitwa marewa. Marewa ngiyi ibifite utuntu, nuzajya kuyigura ifitemo utuntu dushashagirana, ariko irindi hariho pirate zayo. Inshuti yanjye, utagenda nabi bakaguhangika kuri bino bitenge bifite pirate. Ibyo bitenge ugiye nko kugura igitenge, ushobora kugenda ukabaza umucuruzi igitenge cyitwa marewa, nakibona yakiguha. Yego, yakiguha, ariko nuhura n'umutubuzi yagutuburira atabifite Jire. Mbese kuko babana bizengurukana mu muhanda
bari abantu birinda cyeka ari umuntu wawe bari abantu nibo bashobora kukubeshya akakubwira ati dore iki nicyo gitenge cyasohotse gishyashya kubera ko wenda nawe abona ko ari ubwa mbere ukibonye kandi nyamara icyo gitenge kimaze nk'imyaka 5 hanze cyaravuye mu ruganda nyine abantu bakizi ariko wowe ukaba utarakimenya wowe mukiriya. Iki gitenge rero ndababwiye mwitonde bifite pirate yayo kandi pirate yayo ntabwo igize gute ibifite kuntu ishashagirana cyane ariko iki ngiki reba kirashashagirana ariko kiratuje. Iki gitenge kigura ibihumbi biri mu moko abiri yanjye kandi byagiye bizamuka biterwa n'ahantu kiguze. Ahantu nakiguriye kigura ibihumbi 23 na 20 urakibona bitewe naho wakiguriye. Mu mujyi kuri 20 urakibona, haraho ushobora kugisanga kuri 23 bitewe naho ukiguriye. Rondoni zazo nzazigura nazo nzibazane abantu mushaka ko nzabereka Rondoni yazo kugira batazabahangika mu nyandikire noneho nzabereka. Iki gitenge nacyo ni ubwoko bw'iyo shati noneho ni ubwoko bw'ishati nambaye ariko nanone shire ni ubwoko akaba ari ubwoko bw'icyo ngicyo umaze kubereka cyitwa marewa nabwo ni ubwoko bumwe. Muri kubona ko ubu bwoko inshuti zanjye barabona ko nyine kirashashagirana gifite utuntu tw'udusaro ukuntu ariko ukora nyine ukagira ngo ni udusaro. Ni igitenge cyiza, ni igitenge cyiza kiguye ukenyera cyoroshye pe. Iki ngiki ni gishyashya, ni gishyashya ariko reba kuntu kimeze. Ni igitenge cyiza cyane mu kugikenyera uba wambaye umwenda mwiza. Maze kubereka ibitenge 4 by'ubwoko bumwe ariko mbabwira ko buri gitenge gifite pirate yacyo, buri gitenge gifite Rondoni yacyo. Bigusaba kugenda witonze. Hariho umugeni bageni mujya kugura ibitenge mujye mugerageza mugurire ku bantu mwizeye cyangwa se mutware abantu babaherekeze kugura ibitenge. Hari umugeni wagiye kugura ibitenge shire yego agiye kugura ibitenge bimwe batanga mu mpano nuko agura ibitenge aziko aguze bino bitenge bya cotton ari nkweretse barangije bamuhereza Rondoni yabyo bamuhamo bimwe bya Rondoni bamuhereza Rondoni. Uzi ikibazo yahuye nacyo ikintu kibabaje ni ukuntu niba wenda ibingibi ni urugero niba ari 15 icyo gihe wasanga baranamuhenze bakamuhera nka 17 kandi nanone akaba atari ibingibi bakamuhereza Rondoni. Umva ikibazo yahuye nacyo yahaye umumama w'umusirimu icyo gitenge mu mpano zikamuhaye igitenge cyiza. Umumama apfunde yasanga ni Rondoni arangije ahita amubwira gutuma Rondoni ati nabuze ubushobozi bwo kuyigura. Ahita avuga ati nge ntabwo nakambara Rondoni. Ewana icyo gitenge bahise bamubwira ati kizane turagushakira ikindi gitenge. Hariho abantu rero batajya babasha kwihishira, mujye mujyana n'abantu nimba wateganyije guha umuntu impano y'igitenge umuhereze igitenge cyiza, igitenge wizeye kandi uhereje umubyeyi ikino gitenge mu mpano nukuri ubukoze cyane. Ubu uri umuntu w'umusirimu arakwirahiye. Noneho ntarabereka ikindi gitenge sigaje mberetse koto mbereka marewa. Hariho ikindi gitenge cyitwa indigo. Igitenge cyitwa indigo nababwiye ko ngenda mbibabwira no mu mazina. Igitenge cyitwa indigo ni igitenge utazasanga cyaha. Kiba ari igitenge gisa nkaho kijimye ariko ni igitenge cyiza. Iyo ndigo igura ibihumbi 35 hariya mu mujyi wayibona. Reka nongere mbabwire no ku kindi gitenge nuko mbona iminota iri kutujyana ntago nagenda ntavuze ku gitenge cyitwa super. Tutabatindiye bereke kuri iki ngiki ari nacyo cyanyuma tugisigara. Iyi naga ari super. Nari nkibabwa ku gitenge cyitwa super. Hari igitenge cya original kigura ibihumbi 100 cyitwa super. Nico mu mujyi wakihasanga.
mujye mugerageza kwitwaza abantu ese icyo nicyo cyitwa indigo cyane icyo cyitwa ego ko indigo rero nayo ibijya kumera burya ariko iki gitenge ni igitenge kigura makeya bereka kuri ayo magambo yo iki gitenge abashu mumeze mte hindura bereka hasi oya iki gitenge nicyo cya pirate nababwiraga iki gitenge nicyo cyitwa Rondoni bereka ayo magambo hindura gutyo bereka amagambo kujya batazabahangira se barayabona we wahindura ugire gutya aho ngaho harebe hasi muyamenye bantu ntibazabahangira iyi niyo Rondoni kandi urabona ko uhuye n'umuntu acyambaye ni igitenge cyiza ntabwo wabasha kukimenya utarisobanukiwe urabona iyi wamenya ko ari Rondoni ngo ukirebeye kure urabona ari igitenge cyiza nyine kinakomeye kandi njyewe wagikozeho nacyumvise ko n'ubundi Rondoni urabizi nta kantu kaba kameze reba dore reka nkubwire Rondoni umva kuntu uvuga sheri ni nk'amakoma bana we Rondoni ni nk'amakoma gitandukanye na biriya byose cyakora iyo ugenda ugifura kigenda kigwa ariko kwikubita ntago bishiramo kandi ibinyerera nyine ibimeze nkaho ari satesi nibyo bita runyerera hari nk'umuntu ushobora kugikenyera yaba ari gutambuka kikaba kirihinnye cyangwa akagira ngo yambaye amakoma rero jire reka dushimire abantu twabanye muri iyi video tubabwira ati mwakoze kudukurikirana utarakora subscribe nakore subscribe share like na comment murakoze ubundi tuzongere kubana ubutaha nitwa Gilbert sawa Gilbert ciao